Friends, what's up, the answers is Sky. This is your girl Kuzuba Diana from the Kuzuba Mirror. Nkuko twabiteganyije, nkuko mwari mubimenyereye, dusanzwe ko iyi channel yacu tuyishyiraho ibyegeranyo, dukora ubushakashatsi kuri bimwe n'ibindi, ariko aka kanya ndagira ngo tuganire ku nkuru yabayeho ejo. Ego. Yabaye ejo ni inkuru mbese itoroshye kandi kuyumva biragoye cyane ko ni inkuru idashimishije, aho uwitwa Mwitende wamenyekanye nka buri kantu yatawe muri yombi. Mwitende Abdul Karim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka buri kantu yatawe muri yombi akurikiranyweho gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko. Ibi bintu birakomeye cyane, sinumva ukuntu ufata umuntu ukamufungirana. Gusa turahani ngo turebe inkuru yose. Ku itariki 20 Nyakanga umwaka wa 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi buri kantu akurikiranyweho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Nyine bari baramusabye ubafasha gate muzansange wanjye mu rugo bambere kukuntu mwabigenza. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Amakuru igihe nyine yamenye nuko uyu musore yasabye umwe muri aba bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yazamufasha. Uwo mukobwa arabyanga. Nyine buri kantu yari mu cyumba abwiye umukobwa amuga ati we yaragiye gufasha nyine muri babiri hagiye babiri ati nsanga mu cyumba mbikubwira. Umukobwa yatekereza ati se arabimbwirira mu cyumba, ntabwo byari gushoboka. Nyine umukobwa arabyanga nk'umukobwa wibashye wese. Buri kantu yahise arakara afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho yabatike na fanta yari yabaguriye. Ariko sinumva ukuntu ubundi umuntu aba agiye kugufasha akagutegera aho ngaho. Okay, harimo akantu gakomeye cyane. Nyine urumva ari yabategeye kandi nawe ugiye kubafasha gute. Turaza kubiganira muri komite cyo tuzabiganira mu kindi kiganiro kizakurikiraho. Gusa urumva ko yagize kubategera agiye no kubafasha anabagurira amafanta. Anje hagati ngo hagiye unsanga mu cyumba barabyanga. Buri kaneta arakarumva ashatse kubibishyuza. Mwabahungu mwe mwaretse kwisebya vurema bitewe nuko batari bafite ayo yabasabaga bamuhaye bafite untarayanga ndetse arigendera. Abandi babonye ko bafungiranywe biyambaza polisi. Ahanga bari bafite amafaranga makeya barayamuha. Urumva ntabwo hari kuvamo aya matike yabahaye n'amafanta bamaze kunywa. Ayabahaye bayamuhaye arayanga bwa tayo ni make ntabwo nayemera. Ahita ahubwo akinga, yarakinze aragenda, nta wigeze ahohotera. Yarakinze aragenda, abo bakobwa basigara mu nzu. None babonye ko nta bundi bushobozi bahamagara polisi. Polisi nayo yabafunguriye ndetse ako kanya buri kaneta atabwa muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitrey yahamirije igihe ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, mu mudugudu wa Binunga, aho buri kantu yaratuye. Ni mu gihe watawe muri yombi we nyine afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya mu gihe dosiye yatangiye gukorwaho kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'amategeko. Iki cyaha buri kantu akurikiranyweho rero ubundi kimeze gite, gihanishwa gute? Iki cyaha gihanwa n'ingingo y'151 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Ahana abantu mukunda buri kantu musenge. Iki cyaha kiramuka kimuhamye ni imyaka 5. Hagubwo ni hagati 5 n'7 bitewe n'uburemere biraza kuba burimo n'ibindi bintu bishobora kugaragaramo. Nyine akazamo hagati y'imyaka 5 n'7. Urumva ko imyaka 5 nshuti zanjye, iyo imyaka 5 muri gereza byonyine fata iminsi 3 ureba akazi kose umaze gukora, ibaze imyaka 5 uri muri gereza. Mu musengere akurikiranwe amategeko nyine yambaye yoshyirwa mu gaciro. Gusa ahanga ntago najya ku ruhande rw'amategeko cyangwa ngiye ku ruhande rwa buri kantu kuko mva yakoze imikosa yari yabategeye abishaka, ahubwo ukigaga cyo yabategeye afite izindi gahunda. Gusa ntago tumwihaye kuko yawasangana bitewe n'umujinya. Ahubwo reka tuvuge ngo turaza gusenga Imana igiye kubigenza kuko nanjye ndi umufana wa buri kantu kandi ari muri buri umufana we nawe Mu butumwa bwa Dr Murangira Bitrey yavuze ko urwego rw'ubugenzacyaha rwibutsa abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ushaka gufatirana umuntu mu ntege nke kugira ngo agire ibyo amutegeka cyangwa muryoza. Yongeye hati RIB iributsa abantu kwirinda icyaha nk'iki kuko ari ibikorwa bihanwa n'amategeko kandi ubikoze wese azafatwa agashyikiriza ubutabera. Bivuze ngo ntago ari buri kantu wenyine bishobora kugiraho ingaruka. Nawe niba ugiye ukora cyangwa uteganya kubikora irinde hakiri kare. Dore
akubera ikiraro wambuke ugiye ujya, akubere icyapa kikuyobora mu nzira nziza, nubwo kandi ataherayo, nubwo byagenda gute, gusa menya ko ibi bintu ntabwo byari inzira nziza. Ndagira ngo mubwire ngo kuri iyi channel yacu ntimwibagirwe gukanda subscribe, share na comment. Ngemwe kumwe ni Kuzuba Diana.